Ladies and gentlemen, I told you uyu munsi dufite abatumirwa badanje kabisa abari beza, and then the gentleman uramubona kabisa is the guy. Hanyuma nje nitwa Coffee Wallet, hanyuma reka nabo mbahereze microphone batwibwire ese ni bande. Tuje kugana ku kiganiro kabisa, stay tuned my people, suze kuvaho kabisa tubanze twumve ibibera mu buzima bwacu rusange. It is what it is. It is what it is, man. Coffee Wallet. Yes. So, nje nitwa Hakizimana Olivier. Urumva n'izina ry'Abanyarwanda cyo byumva. Ariko izina rya ma social media B-boy Strisky. 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 S-T-R-I-S-K. Strisky. You understand the key? Yeah, key. Yeah. Strisky. 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 Yeah. Strisky. Abandi batwibwira. Yes. Njye nitwa Trésor. Trésor, umwari mwiza kabisa, murabona yitwa Trésor. Yes, mwari mwiza witwa nde? Njye nitwa Emeline. Emeline. Yes, nkuko mubona hano rero tugiye kuganira ku kiganiro kigira kiti ndashaka kubaza ese Trésor ufite boyfriend cyangwa ufite fiancé cyangwa ufite husband? Mfite byose. Ufite byose? Ufite boyfriend ukagira fiancé ukagira ufite batatu? Ni 3 in 1. 3 in 1. Ni 3 in 1. Are you sure? Yes. By the way, reka mbabazi, wadutandukanyiriza boyfriend na reka duhere ku mutoye ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo dufite ba besto, dufite boyfriend, fiancé cyangwa se husband. So wabidutandukanyiriza cyangwa udutandukanyirize bimwe muri ibyo? Besto, boyfriend, fiancé and husband. So dutandukanyirize muri make ya besto and boyfriend. Undi nawe adutandukanyirize nayo besto and then boyfriend. Undi nawe wenda dutandukanyiriza hagati ya fiancé and husband. Boyfriend. Boyfriend ni umuntu nyine mukundana. Boyfriend ni umuntu mukisuganya ibintu byanyu. Musuganya ibintu byanyu. Yaho mushaka kujya ako nyine mukihakora mukibikorera ngo muhajye. Besto rero ni umuntu urahujagaraye mu buzima. Besto ni umuntu ujagaraye. Ni umuntu ujagaraye. Yeah, besto ni iki nyine urarwara so twagiye. Okay, ni inshuti. Ariko nago nk'ibyo uba wifuza kugera naho na boyfriend wawe wabigera na best friend wawe. Na best friend wawe. Ariko tujya no kukiba kuko buriya hari ikintu kigira meaning. Besto abantu baba babihinnye ariko ni best friend. Boyfriend urumva nta best. Urakoze kubisobanura fresh. Bivuze ngo rero best aba ari best. Abarenze wa mu boyfriend umuhungu arenze umuhungu. Mu boyfriend wanagira hano kabeshya umuniga ngo ni boyfriend. Ikiriho nuko biterwa n'agaciro h'icyo kintu. Uko ushobora kuba uri best friend wanjye ariko utambera boyfriend. Gute? Kubera ko niba njye nawe twariganye tukamarana imyaka runaka, igihe kiragera nyine kubera ibintu byinshi tuziranyeho tukaba close, tukaba best friend. Mukaba best friend. Yeah. Kubera muziranyeho. Kandi wowe ufite girlfriend nanjye mfite boyfriend ako tugahindukira tukaba aba best friend. Kubera iki ibintu? Kubera ko wenda ibintu muziranyeho. Iyo kuba tuziranye ku bintu byinshi ntago bivuze yuko wenda nakubera girlfriend. Sibyo cyane aba boyfriend cyangwa boyfriend. Muri make ibyo wakorana na boyfriend wawe ari byo nakorana na best friend wawe. Nk'ibihe for example? Ko okay njye numva abantu benshi bavuga ngo best friend ni umuntu ubitsa n'amabanga yawe. Ushobora no guhereza cyangwa se gukorera ibyo urumva utakorera imbere ya boyfriend wawe. Uzi kugira ngo umuntu abe best friend wawe nuko mumaranye igihe kinini. Muri make abazi byawe byose.
kurusha ibyo boyfriend. Nese boyfriend wanjye niba tumaranye ukwezi ntago aje gusimbura wa muntu umaze imyaka 5 ariko nanone nta nubwo ngiye kumurutisha wa wundi umaze imyaka 5 bivuze ngo harimo balance. Urakoze cyane kudusubiza. Hanyuma urabyumva gute ku kijyanye na boyfriend and best friend? And besto besto ubundi ukuntu mbibona ni wa muntu nyine wisanzuraho ubwira utuntu twawe twose tubanga twawe twose ubugoryi bwawe bwose nyine abuzi ubucucu bwawe nawe ubwawe ubwe ubuzi ku buryo nyine nta kintu ushobora kumukinga mwisanzuraho cyane. Then boyfriend hari utuntu ugenda umuhishahisha kugira ngo atakunyuzamo ijisho nyine ugasanga like best friend wawe umurutishe boyfriend wawe sinzi nimba icyo kintu yego ukamurutisha boyfriend. Hari n'ibyo mwakorana boyfriend wawe. Ibyo ngibyo wenda biratandukanye ibyo wakorera boyfriend wawe ntabwo bikorera best wawe. Of course best ni inshuti nyine y'ubuzima nyine bwa buri munsi mugandi byose ariko atari byose kandi warumvuze ngo hari ibyo njye nabisobanuye neza ubundi besto ni umuntu ujagaraye mu besto ni wa muntu nyine urimo ibyiza byose nkuko Tereza urabivuze abajagaraye mu bintu bye byose nyine abirimo. Uzumve niyo best friend wawe aguhamagaye nagakubwira ngo bitese ngamukuruze yaba best friend wanjye bamuhamagara warutwe we wakiwe ako ntabwo wahamagara boyfriend wawe we ntabwo wahamagara boyfriend wawe ngo tumubwira ngo umva se ngo kwa kumutinya no kumva wifunze kubera nyine ako hari n'aba boyfriend badatinyitse uwo rero badatinyitse okay. Muri make nk'ibyo yarakomeje kuba avuga ngo ngiye hari ibyo nakwereka best friend wanjye. Uzima mvuba witwara neza se kuri boyfriend wawe uvuga ati azavamo fiance avamo na husband niyo mpamvu mwitwararika ase kuri best nta kintu uvuga ati azavamo iki se niyo mpamvu ajagaraye nyine mu buzima bwawe. Ni umuntu ujagaraye nyine uba baratse ntacyo azavamo n'iki ni umuntu uraho ni check 1 2 nyine nanone hari igihe uwo best wawe ashobora no kuba boyfriend wawe sinzi nimba ubyumva. Yego tubwire rero nyine hari uburyo umubanamo uko umubano wawe ugenda ukura nyine ukageraho nyine ibyo mugera ukageraho ukifuza ko reka bisobanure gutyo ukisanga nyine waramukunze cyane yaragukunze mukisanga mwakundanye. Iyo bigenze gutyo rero navuga ko ubutomboye nk'inshuti ni nyine ni mirere na mirere kwa ko umuntu wamuzanye ibintu byose nta kintu mwahishanye mu buzima bwanyu bwose aba yarabanje kuba inshuti yawe ubuzi ibyo yanga ibyo akunda ibintu bye byose ubizi nta kimwikingaho bikarangira mukundanye nyine niba abantu usanga barambaye imyaka nyine myinshi akenshi naho biba byaratangiye. Ndavuze ko na boyfriend n'undi mutarambana mwarambana gusa biragoye kurambana n'umuntu wihishamo umukinga utuntu twinshi. Ubwo bivuze ngo best friend na boyfriend biranga bijya kunga ntago bingana gusa byaba byiza kurushaho sibyo. Ubwo nizere ko muri kutwumva kabisa aba boyfriend ariko kujya cyane wawe afite mu besto itonde ashobora kuzagusimbura sibyo. Be careful. Gusa byaba byiza kurushaho boyfriend wawe umugize best friend. Boyfriend wawe umugize best friend. Aba best friend b'abakobwa barengera ugasanga ukabona yandikiye boyfriend wawe ngo watashye sangahe what the fuck ajya please aba nimba ubwo ufite shiri wawe muri make ntabwo bakundana na boyfriend ufite aba best shambi menye naye mwahita mutandukana bivuze ngo umukunda cyane keretse umukunda cyane umukunda gakeya se ako kanya ako mwebwe nta kantu mwumvamo akantu ko kuba umuntu atavuga ati ngiye mfashe umwanzuro mfashe umuntu umwe at least none se ahubwo kubera iki ufite best friend bita ngo Fifi akakubaza ngo wariye hanyuma Diane ngo watashye ryare
undi ngo wiriwe gute. Ibyo bibazo byose ntabwo bibareba. Ntabwo bibareba kuvire kuri boyfriend wawe. Kubera ko afite girlfriend. Yes, please. Diane, Fifi, Emeline, Korodina. Vugira muri rusange abakobwa bameze gutyo. Urabizi ko umuhungu mudakundana afite girlfriend akuwirirwa umubaza ubazo wagakwiye kubaza boyfriend wawe. Atubabarire. Please mutubabarire ko kwa girlfriend bacu. Please mutubabarire kwa girlfriend bacu. Turabiyamye no kuba boyfriend bacu. Hanyuma reka mbabaza akabazo gatoya nashakaga kuganishaho. Yes, twa tugiye kuvuga ku bijyanye na fiancé na husband cyangwa se fiancé na wife. So ubyumva gute bitandukanira? Yeah. Duhere atubanze tubwire fiancé na wife cyangwa se fiancé na husband. Ubyumva gute? Wumva ari bitandukaniye he? Okay, njye hano numva bitandukaniye. Fiancé ni wa muntu mwitegura kubana cyangwa se kurushinga. Muri mu myiteguro nyine yuko mwazabana ubuzima bwanyu bwose. Then wife cyangwa se husband ni wa muntu nyine mwahisemo nyine ko muzabana imbere y'amategeko, imbere y'Imana. Hanyuma se yego we na fiancé wawe cyangwa se we na husband wawe ni iki kintu kiri specially mugiye kuzamukora gitandukanye n'ubuhe buzima nyine buba mugiye kujyamo butandukanye nubwo mwari muri mu mbere? Urahari butandukanye cyane kubera bivuga uri seriye uri serious icyo kintu nyine kiba kiri nakoraga nta hangiye kujya na nyine ni ibintu nyine bitandukanye kure cyane kuko niba wibanaga ugiye kuzajya ubana n'umugabo wawe cyangwa se witaga fiancé wawe, niba wiraranaga ugiye kuzajya urarana n'uwo witaga fiancé wawe, sibyo? Wenda ibyo ngibyo reka tubireke. Hari n'abagiye ko hari n'abafiançaye fiancé. Okay, icyo ni kinagiye kugira baba babana. Hari n'ababana batarasezeranye like bagasezerana nyuma. Ibyo nago njye kinashaka kuvuga n'ahantu nyine uburyo batandukanyemo fiancé n'umugabo n'umugore like that. Ikindi mugiye gufashanya inshingano, mutigeze mufatanya mugikundana niko nabyita mugifiancanya. Mugiye kubaka umuryango, kubyara, kurera, nyine mugiye mu bundi buzima butandukanye bwo mwabagamo. Abantu se babyara ari abafiancé cyangwa aba boyfriend? Barahari nje nabazi. Barabyara. Oya ndababona tu. Yes. Yaba barahari babyara batarabana. Hanyuma se reka mbabaze ikibazo gitoya. Kubera iki usanga urubyiruko rw'iki gihe abenshi batinya gukora ubukwe cyangwa se gushakana na bagenzi babo? No kubera kimwe mubona ari iyihe mpamvu ibitera? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo abantu baratinya, ushobora gusanga atari ugutinya, hari indi mpamvu wenda bafite. Cyangwa se ugasanga afite igihe we yagennye tu, wenda ari kumujama cyangwa se ku mugabo, akagira igihe nyine yagennye avuga ati ngazata umuntu mu mago, sibyo? Ariko rero ku bantu nyine batinya ntago ari ukuvuga ngo batinye tu, kuko n'ubundi ujya gushaka umugore nyine umushyize mu mago. Uba umva uyu uri umugabo kuri ngewe ukuntu mbikeye kuba warakoze kabisa, uba warateguye masho yawe hariya, cyangwa se ukavuga ati uzanye umuntu. Muri make kuri wowe gushaka umugore bisaba kuba ufite ikofi. Ego ariko none se urumva wazatungisha umugore gute? Ni kuvuga ngo ibintu navuga, umuntu ufite imyaka 20 kuzamura agomba kuba amakinga sure yuko najya gutekereza gushaka afite inzu, cyo nicyo cya mbere. Yego. Afite n'akazi. Iyo nzu se ubaye utayifite bivuze ngo ntago uzashaka?
ubaye utayifite rero ntago nge nashaka ku giti cyawe ku giti cyawe udafite inzu ntago washaka sure yes. Hanyuma se nta wundi wadusobanurira impamvu abantu cyangwa se yes reka tumenye impamvu nyine urubyiruko rw'iki gihe nanjye kambaze mu akabazo kamwe kuvuze ngo ntago ngo washaka ngo umugore ngo ahita wibaza ngo ararya iki girlfriend wawe se yariye girlfriend rega ntago tuba uko biri kose ntabwo yabwiriwe abaye yanabwiriwe ashobora kubisaba tu ntabwo yabwiriwe sibyo kandi arabyuka akajya mu kazi akajya gushaka ibyo kurya adafite akazi niba atanagafite yariye yakoze ibishoboka byose ararya afite umuryango ntabwo rero uzabuzanye umwana wo gutamika byose none se ubwo reka oya umugabo Kofi mbabarira gatonya mvuga umugabo ahubwo mwebwe ni king of family niwe nase abanyarwanda sinzi ko bavuga ingabo hahiga ingore that's it nubijyana mu bintu ngo umugabo ngo lion ngo no ntabwo ibyo ngiye turi bubyumvikaneho niba wabyuka ukamubwira ngo ngiye mu kazi nawe akabyuka akajya mu kazi yego sibyo ubwo nyine ubonye igihumbi niwe uteka kubera iki wumva yuko wowe nutabona igihumbi mugiye kuburara byacitse oya ahubwo ikiriho ntabwo urubyiruko dufite ase urategura iki sheri wanjye oya uretse akamaro kabyo umuntu arategura akarinda apfa agitegura rero ntabwo ari abantu bose reka none nanjye reka nkubwire nk'urugero njye nta papa ngira ariko papa wanjye yapfanye inzozi yapfuye afite inzozi none papa wanjye noneho ibaze iyo avuga ngo noneho reka ne kubyara ne gushaka banjye ngere ku nzozi zanjye abone gushaka ubu ntabwo byari kuba aba yarapfuye ari umuhungu sha muri makeya njyewe ntabwo ngiye ikintu cyo kuvuga ngo reka mbanje nshake inzu ahubwo ibyo ngibyo bivuze ko urubyiruko rw'iki gihe ntabwo ruzi kwihanganira umuntu bagiye kubana ibyo byake buriya impamvu gutegura ni nacyo kintu none se kankubwire njye niba dukundana uri boyfriend wanjye ndabibona nyine urabona ko girlfriend wawe ntago kwihanganira mu bukene ufite sha no mara wati ubwo nyine uvuye ahita yiruka wahaguruka akazagaruka muri makeya umuntu nanjye ntabwo nakifuza ko tubana sibyo ariko umuntu mufashanya muri byose uravuga ati sha uyu muntu bitewe nuko akora nanjye nuko nkora mwabagabo mutegure muciye mwiza mutegure iki uri gutegura umugore mu bwami bwawe kuko nutamuzana mu bwami bwawe bazamujyana abakobwa rero tubarusha ubwenge n'ubundi icyo waba ufite byose ibyo waba warateguye koze hari undi muji wateguye imbere yawe akanategura ibintu bikuruta birenze ibyo hanyuma se reka nkubaze ikintu ahubwo wemenya ngo umuntu turi kumwe aranyizeye umuntu turi kumwe arankunda koko no kumbwira ngo wateguye wowe uzubaka konoshi yawe wubatse kadasiteri ari n'uwubatse etaje ngiye gusa urumva nzabaho nkunda ngareka nkubaze akantu gatoya sibyo muri makeya kuba urubyiruko rw'iki gihe rutinya gukora mariage biri ku ruhare runini ku bakobwa cyangwa abahungu ni bose so nimba ari bose koko waruvuze ngo wahiga uzi uburyo uhiga ese ugiye muri rwa rugo ugasanga umuhungu mwajyanyemo mu bana hashize igihe kinini n'imyaka 2 ari umushomeri cyangwa 3 uzabyihanganira ariko uzi ikintu bita ngo tuzabana uko twabyemeranyije kari akantu ni kabi cyane hanyuma wowe ugize nk'amahirwe makeya kakazi cyangwa se kumwe wahigaga ukabura amahirwe yo guhiga uwo muhungu muzagumana ahubwo nibyo nge nagakwiye kuba nibaza akanya ntabwo nagakwiye kuba nibaza ngo usenga dusubize reka nibyo Steliski yavugaga ngo mwabagabo mubanze mutegure mane ikintu kiriho ngiye mureke noneho mureke mena umuceri ntabwo urubyiruko
tugikunda nyine. Okay, ntabwo dufite urukundo rwanyarwo. Sibyo? Abakobwa muri namwe mwese abakobwa n'abahungu. Sibyo? Nyine ntabwo dufite urukundo rwanyarwo. Nta nubwo nyine dushoboye kwihanganira abantu turi kumwe. Sibyo? Ushobora kuvuga ati ngiye ndateguye, sibyo, ndazanye umuntu wanjye tugiye kubana, urumva, ariko nubwo muzanye hari kofi wabonye bicara imbere yawe, wubatse ikintu kirenze imbere yawe, uzamuzana muri iyo mitegurire mani. Ngiye nakubwiye ngo ntabwo umuntu ahora ari successful. Sibyo? Ariko umuntu apanga kuba successful. Okay? Wabipanze ariko nubwo wabipanze ntabwo uri kunganya n'uyu. Sibyo? Kandi kuko mutanganye, kuko tudafite cya kintu bita kwihangana, wowe ni nkuburaho akantu gato upfa kakantu bro. Barize yanjye nzayizinga fresh nje kwa. Yes, abivuze neza. Nashaka kubaza ese kuki iyo bamaje gushakana cyangwa se iyo bikunze mugashakana mukajya mu mago, niki gituma nyine gishobora gutuma umugore cyangwa se umugabo ajya kuri wa muntu kandi mwarahanye isezerano ryandanye? Niki nyine muri make ubona ari iki kibitera? Abarimo ibibazo nyine byanyu tu hari ahantu umuntu atabona, ni ibibazo byanyu nyine mwicara mukaganira bigakemuka. Reka mbabwire ngiye ukuntu byumva rero, sibyo? Akenshi usanga impamvu urubyiruko rutinya gushaka cyangwa se gukora mariage, hari impamvu ebyiri. Ashobora kuba afite nk'igikomere yagize mu muryango we, akavuga se ngenda ajya gushaka ko nakuze n'iki n'ingiro bikagenda gutya. Be ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ashobora kuba afite amateka cyangwa se inkuru abwirwa n'abamutanzeyo n'inshuti ze, ati wenda mfite inshuti yanjye nk'urugero, sibyo, yakoze mariage, nyuma tukajya tuganira akambwira nyine uko byifashe n'iki, ati wenda urwo si rumeze neza, ntago nyine ibintu ntago bimeze neza nk'uko babitekereza. Kandi abo bantu ruzi ko mbere bose bakundana imyaka myinshi, ako finally nyine ugasanga barabanye nta mwaka ushize bakoze divorce. Uwo muntu akubwira story ye y'uburyo abayemo iwe mu rugo, ukabikura nyine uzavuga ati se ngiye ndashaka bigende biti. Iyi couple niyo yampaga urugero rwiza, bagiteretanye n'uvuga bazaye imyaka yose nyine tu. Ni gute ngiye ngiye kwishura muri bino bintu? Ugasanga nyine icyo kintu nyine kimuteye nagakagaboro mwemera. Bibaho mwana, bibaho cyane ndetse bibaho. Banyagakuru bacu basigaye bafite imyaka 18. Sibyo? Mba ngubwira Terezo 13 18 white. Kandi aba bagore barakubitwaga bro, ngo wanywe inzoga y'umugabo iki ba mama ntago bashatse se, abandi babikuriyemo bo banakuze babibona ko ba mama mva ngubwire Terezo uburyo barashatse. Je nago kumbwira bashakanye n'abari gushaka mu kigena ntabwo ari ibintu wewe ujye kumbwira ibikomere ngo nakuye ngahandi nta muntu utarakomeretse. Mva ngubwire Terezo, ariko wowe niba nje nago ndi bubyemeranywa nawe. Icyo nge ndimo ndavuga sinago ni kwanyere tubyemenye cyane ntubyemeranye. Irimo ratanga kumbwira ngo ariko urabiziko iyo mpamvu icyo gihe rero cyo kuvuga ngo nje ngo narakomeretse, ngo urumva ngo nabera ngo nibona ngo nareberagaho ngo none ngo barashwanye, ahubwo se kukirebera ku bandi kuki utubaka ibyawe ngo ube wowe. Reka nkubwire iki sibyo kubera iki nyine wowe uvuga ngo bari ngo nibona bireberagaho ngo none ngo birapfuye ushangiye naho nje. Nago mvuze ngewe nshatse kuvuga ko hari abagendera nyine kuri bagenzi babo ko bati runaka urwo rw'amunani ngenza rushobora gute, nyine bakagira intinyi yo gushaka bite na bagenzi babo cyangwa se ibyo bacimo. Ibyo bintu bibaho cyane, ibyo bintu bibaho cyane. Ngo njenge Merine ngo urugo ruramunaniye ngo yango ngiye ngo nago nashaka what guzize ahubwo bapfuye iki. Erega ntago ukuri kose bakuvuga. Muri makeya igituma wenda bapfuye kututu nashaka kubivuga arakubeshya n'abandi bantu batinya gushaka. Muri make ni intinyi. Izo mpamvu nazo zirimo zintinyi, harimo intinyi, harimo kuba wenda umuryango yabayemo utarabanye neza akavuga ati nanjye bishobora kuzangiraho ingaruka n'iki, ni ya ntinyi nyine. Ikindi ego yarabonye nk'ibibazo wenda famille. Ikindi nkuko yabivugaga,
ubushobozi bukeya nta kintu ufite ndatwara umwana w'abandi hehe arabahate gusa nyine ibyo ngibyo ntabwo byaba impamvu yo ko abantu batabana. ushobora kugira impanuka ukaba watera inda wenda bikanga ko uwo muntu mugiye kubana kubwo nyine bitunguranye mutarabiteguye bitari biri muri plan yawe sibyo muri icyo gihe mubanye ntabwo ya mafaranga wa savings ariyo agiye kubabesha muri ubwo buzima bugiye kubaho sibyo ko ugiye kugendera kuri saving kabangiye gusavinga amafaranga azanyubakira urugo rwanjye azatuma ntunga umugore waza savinga n'imyaka inga yose gasha nta kintu nyine urabona ariko nk'icyo kintu nk'icyo kikwituyeho ugatera nk'umukobwa w'abandi inda ukamujyana ukamutwara nyine ntabwo umenya ubwo buzima mubaye ngo bigenze bite ni bya bindi wawe undi bwate ni murane zamusanga mwese muri abajuru ubaye gute nyine aya mafaranga ntabwo umenya aho yakuye yego ntabwo umenya nyine uko bigenze so rero ngiye uko mbyumva sinumva ko haba hariho impamvu n'imwe yatuma nyine umuntu atinya kuba yashaka cyangwa yakubaka urugo wenda agendeye kuri ibyo kubera ibihe birahinduka ikibaye kuri mugenzi wanjye ntabwo aricyo kimbaho buri wese agira igeno rye buri wese agira umugisha we yego okay none se reka mbabaze ikibazo gitoya byibura ugendera kuki cyangwa se ni iki wowe ugendera burasa arambwira wowe wumva wagendera kuki kugira ngo ucuzinge cyangwa se uhitemo umufiance cyangwa se umu boyfriend uzakubera cyangwa se uwo mwashakana nyine we kaduherenda kuri Trezor tugiye kuri Steliske and then nawe Merina tubwire reka duhere kuri Trezor wowe wumva wagendera kuki uvuga ngo nge mba numva umuntu kuko dukundana mba numva uyu ari we muntu ansabye ngo dushakane kuko cyane yuko habaho umuntu ushobora gupropoza akabyanga sibyo sibariho benshi se bimwe bava ngo ugatera ivi umuntu akabyanga urabyemera so wowe uba wumva wagendera kuki kugira ngo ushakane n'umuntu kuyo ugiye gushakana n'umuntu ni ikintu kitonderwa n'umuntu muzabana ubuzira herezo sibyo ni ikintu nyine musinyira muri leta cyangwa se mwemeza imbere y'Imana ko mugiye kuba igihe kinini sibyo wowe ugendera kuki cyangwa se niki gituma uvuga ngo uyu muntu niwe nashaka cyangwa se twashakana ugendera kuki cyambere kwa dukundana ubona gute ko mukundana mutazagira na bya bibazo twahoze tuvuga hano kuba dukundana kuba twihanganirana ikindi buriya okay ubundi kankubwire ubundi urukundo rwanyarwa agukunda urukundo rwanyarwa rero umuntu ashobora kuba agukunda akadafite kwihangana sibyo ako nyine kandi nawe ukaba ubizi ko adafite kwihangana ariko wowe wabireba wabona ko afite wowe uzabasha kumwihanganira none se mbere wigeze kuvuga ngo urubyiruko rw'iki cyangwa se generation y'iki gihe nta rukundo muri make tukigira sibyo ubu wowe aka kanya ugiye guhitamo nk'umukunzi wawe w'ibihe byose mwashakana mwakora no mariage mugakomezanya ubuzima bwose kuri iki gihe ugende kuri iki gihe wamenya gute umuntu ko muzabana igihe kinini wamenya gute umuntu ko tuzabana wamenya gute umuntu muzabana igihe kinini nyine ibyo bintu kugira ngo byirinde situation zose okay niyo mukiri okay cyambere situationship buriya ikwereka rakoze cyane hanyuma reka na stylist atubwire Strisky yes shaka izina ryoroshye kubera icyo utakwitwa Kurode man kuki bitagora abantu kubivuga ko nubundi uzitwe Habimana cyangwa oya nubundi izina rya Kinyarwanda ndarifite
si hakiza hari icyo haki cyangwa bizitwe haki nabyo nabyo byashoboka ubwo Trezor yakwitwa Ndetete hari impamvu oya izina ryanjye n'umwana ukiga kuvuga ubwo wakwitwa hina kazina ka ubwo ni Eme yes hanyuma reka byanditse bya nibwo mwabisoma neza so ku kintu nk'icyo uriya mugabo akenshi no mu muco wa Kinyarwanda umuhungu niwe wateraga intambwe akagenda akabwira umukobwa akamukunda sibyo bivuze ngo nimba nta mukobwa wazaga gatera intambwe akaza akabwira umuhungu akamukunda harimo akantu ako kantu rero njye natekereje ko ari akangaka sibyo sibyo ko turi mu iterambere sibyo umukobwa arisanzura akaba yakora buri kimwe so rero ibyo ngibyo rero bikaba byatuma umukobwa aramutse yikoreye nyine buri kimwe ashobora gushyiraho amabwiriza ku mugabo sibyo ariko iyo umuntu ashatse umugore cyangwa se agiye kwimariya bagiye gukora mariage umwanzuro munini uva ku muryango nako ku mugabo akabwira umukobwa icyo afite n'umukobwa akagira gute akamubwira icyo afite ariko iyo abantu bamaze igihe bakundana baba babiziranyeho already sibyo niyo mpamvu iyo bagiye gukora marriage baba bizeranye ariko ku giti cyanjye nsoza nuko umugabo agomba kugira uruhare runini mu gutegura ubuzima bw'umugore we n'umuryango uzabakomokaho ariko abe yabigishijemo nde wa mugore ubwo muri makeya se kugira ngo umenye wa mugore uzagukunda igihe kinini hataje mu bya bibazo twagendaga tuvuga ugendera ku kinyine tubwire wenda muri make ngendera wowe nyine kuri feelings zawe ugendera ku ki watubwiye ngo ngiye kugira nshake nuko nzaba nariteguye neza urumva wenda ufite inzu se uko wabivuze wenda ufite amafaranga muri make ufite ubushobozi buhagije so wowe kugira noneho uza urumva ufite akanya ko gutegura cya gihe cyawe n'umugore wawe noneho tubwire umugore noneho nawe uzahitamo uzagendera kuki cyangwa ugendera kuki ni ukuvuga ngo ugiye guhitamo umugore ushyira mu rugo rwawe ikintu cya mbere wareba wabanza ukamenya ese azi biki agenda he ese inshuti ze zimeze zite ukabanza ukamenya ibyo bintu uramutse ubimenya bishobora kugufasha kumenya ngo uyu mukobwa ikintu ngiye kumubwira ushobora no kumuha akazami koroshye ntabwo ari ibintu bikaze cyane urumva umukobwa kugira ngo akunanire biba bitewe n'ibyo azi cyangwa n'aho yageze cyangwa n'aho yatembereye ajyanywe n'inshuti ze cyangwa we yijyanye muri make umukobwa uzi byinshi arakunanira uzi bike araza kumva wowe ibyo umubwiye nk'umugabo agatangira kukwigira ugize neza cyane niko kuntu numva Trezor tubwire impamvu ubwo se umuntu uzi ibintu bike n'umuntu uzi ibintu biba bingana gute first of all tuvuge njye umukobwa ushobora kumenya yuko yagiye mu kabari ariko undi ukamenya ko atagiye mu kabari bivuze ngo ibintu mindset yabo ahubwo we wagakwiye kuba uvuga ngo mushaka abakobwa muzashobora affording urakoze cyane tuzashobora kumbwira ngo ngiye ngo nabona umukobwa ngo uzi ibintu byinshi hari n'umuntu umenya ibintu byinshi ataragiye mu kabari sibyo kuko ntabwo uzabwira umukobwa ngo yize culinary art azi barista kumubwira ngo wijya mu kabari ndi kukubaza umukobwa wize culinary art cyangwa se uzi barista arya umubarumane w'umugore bamwita ngo ni bartender ubwo ni barumaniyete ni bartender sibyo ni bartender ari mu kabari sibyo
noneho urashaka umukobwa ngo utaragiye ngo mu kabari, ngo utazi ibintu byinshi. Erega kumenya ibintu byinshi ntabwo bivuze yuko umukobwa atakunanira. Ashobora kuba atajya mu kabari kuko atagakunda, ariko yikundira urugo rurimo abasore benshi. Sibyo? Usubije neza. Muri make uravuze ngo kuba tudakura. Umukobwa ashobora kuba atajya mu kabari nta n'inzoga ngo, ariko yikundira abasore ku rwego ruri hejuru. Okay. Muri make ni cya kintu nahoze mbabaza ati se kuki nyine wowe kumbwira ngo ngewe check 1 2 yanjye wayisuzuguye. Oya njye ntabwo nayisuzuguye. Ndimo ndi umugabo nkavuga ngo ugiye kwanariza. Ni gute wambwira ngo kwanariza kwambwira ngo ntabwo kubera katajya mu kabari. Ibyo nabyo mba narabirebye. Kumbwira ngo nzamenya ngo uwo bagendana nk'ubu ngiye nshobora kuba sinazanye na Emeline, ariko mfite inshuti nshuka bya danje injyana no mu kabari Emeline atabizi. Kujyana no mu basore. Ariko njye najya kukwereka inshuti yanjye ngakwereka Emeline. Hari abantu rero batazi gucekinga neza cyangwa kuneka neza. Naga abanetsi bose ariko naga abanetsi bose na nubwo abakinnyi bose ariko baba babizi. Babazi gukina. Haba hari ubizi neza, haba hari n'utabizi. Nje rero navuze yuko kugiti cyane uyu nguyu mu rukundo ni maneko. Wowe mu rukundo uri maneko. Oya twavuze ariko ku kintu twubaha ikintu cyo kuvangura shaka umugore. Ubu ugiye kubana nawe igihe kinini. Hanyuma se umukobwa akurangiza mu mizi ya mbere abona ko wowe umuneka, akavuga ati umutipe noneho kanze. Nyine abakobwa barishuka, ari abakobwa bishuka, hari n'abakobwa utaranagira n'ikintu. Ndetse niba umukobwa afite abahungu 9 bamutereta uri wa 10 wowe ukaza ujanywe no kumuneka gute? Ahubwo baragukina ku buryo umuneka pa kuvuza ati noneho ndarushye. Ntago bishoboka kuri bose, uko njyewe mba mfite ukuntu mbayeho, sibyo? Rega ubuzima muboneranamo mu high school, sibyo? Hari umuntu ubutikoraho no muri class, sibyo? Ariko bivuze ngo iyo wakuze uvuga ngo ugiye gushaka umugore muzabana, iriya ni decision iri high man. So nyine muri make ya impamvu no kuneka wabikora. Muri make impamvu urubyiruko uzi ikintu gituma abantu nk'aba ngaba ahubwo bahubuka ugasanga bagonze n'ipoto bya danje. Nigira abantu bazi ubwenge, bazi utuntu twinshi ku buryo ureba umukobwa ukajya umumefe yango ngo mba nkureba kandi umukobwa yakurangije kare. Abakobwa mwe ntago nabareba nabi, ariko ikintu ndeba yakurangije kare. Abakobwa muturusha ubwenge. Ako kantu ubwo ari muri make ko tudashaka no kubera abakobwa. Oya basubije. Oya we nujya gutereta umukobwa ukagenda witwaje ibintu ngo ngiye ngo nzabanza ngo menye inshuti zawe, ngo ngiye ngo nzabanza menye ngo ahantu ugenda, ngo ngiye ngo nzabanza menye ibintu uzi. Uburi maneko uzazi ibintu bingana iki? Oya nagaruko ubanyumvishe nabi. Umukobwa ashobora kuza imbere yawe akiriza nari ikintu yabaye kandi ukabyemera n'ibyo ashaka byose akabivuga. Biroroshye. Oya gereka bivuge. Kuko uyu nguyu oya uyu atangiye kunyereka uburyo umukobwa turabamenye. Abakobwa turabamenye ubwo umuntu ashobora kumuzana koko. Reka kumenya aho uri tumunera. Ashobora kumuzana koko na bya bintu byinshi ntabyazi. Ariko yahagera akamenya ibindi byinshi bitewe n'ibyo agusanganye n'ibyo wazanye. Wakubeshye kagukunda. Ubu se njye nkubeshye ko ngukunda wazamfatira. Hanyuma ngo umuntu abasha kubibona, ariko umuntu abasha kubibona cyane yuko na mariage ubu byabaye ibibazo. Abatipe b'iki gihe bazi ko kuba twavuganye amasaha 24 ku yandi gukunda. Kuba njyewe naje nkaguha umwanya wanjye wose, nkagutekera, nkaguheka, ibintu byose nkabishaka bitumenya ko ngukunda. Njye mbana wasanga nje kukumefiya. Kuki so uvuze ko ari byo wowe ntago mbayije ngo ngiye ndebera kuki kugira ngo menye ka nkunda. Oya we wambwiye. Ahubwo uvuze ibyawe wowe wikivugira ibyawe ku giti cyawe. Nibyo mubwira. Icyo taneka ko hari n'abandi baraguhamagara ngo umanye ngo se ngo kutamamagaye ngo ziniriwe gute. Uko wiriwe it's fine. Ubwo umamagaye ubwo wiriwe neza. Erega buriya hari abantu tuzi kureba. Kuba naguhamagaye mu gitondo ngakubaza ukuramutse sasta wariye nijoro ugiye kuryama gute. Warubizi yuko n'imvugo
buri umuntu ashobora kukureba mu maso akamenya ko umubeshye cyangwa se umubwije ukuri n'umuntu ashobora kuvuga aho ngaho uribeshye cyane. Oya hari abantu bagira amasoni ntago ari abantu bose hari abantu bamwe na bamwe bagira amasoni ushaka kuvuga ukundanye n'abakobwa bangahe 30 na bangahe kuva wawe wenda reka mvuge 20 wimbeshya vugisha oya ntago ukundanye na 20 nese ko nta kintu wabakuyemo gifata ntago no kuvuga ngo twahere oya reka nkubwire banza wumve twahereye kuri sije y'aba besto n'aba boyfriend tujya muri fiance tujya no tugeze mu byuruko husband cyangwa uzi umuntu wakundanye n'abakobwa 20 usko nabameze abayoroshye ibintu byose biba biri soft imbere nyine bivuze ngo njyewe ibaze kwa kundi ubashye umuhungu ukabona ari soft nawe ubwawe umutima urakurya ibintu nkoze nagaribyo ariko nkawe sinaguswa gita kwa muswa kaza n'undi kaza cyangwa kikaza noneho ukanangereza nayo akanaguterera ifu aba baby mbamba akanaguterera Zumvisha inkuru narindi kukubwira ufite imishinga oya reka mbabye zumvisha inkuru narindi kukubwira Rotipe yari yaremeye mu bakobwa 20 nkubwiye urumva nyine oya reka nkubwiye ahubwo we shaka umukobwa icara wige muri make nicare umukobwa ahubwo uzi ibintu byinshi ibyo wirinda shaka umukobwa uzi ibintu byinshi no kumbwa ngo uzashaka umukobwa utazi ibintu byinshi Imana ubu n'umwana w'ikamembe binazi ntiwabirenza amaguru ningu ubwayo ntiyabisimbuka ko bitoroshye oya nta gihe umukobwa uvugira hejuru y'umuhungu cyangwa umugabo umukobwa wese agomba kubaha agaca bugufi umugabo sasa iyo aciye bugufi bimufasha kuba yamenya umugabo aratekereza iki umukobwa aca bugufi ukanamukandagiraho ariko akaguhemukira ku rwego uzinuka ikintu bita igitsina gore upfa kuba uwo mugabo abataraciye muri iyo experience abataza tuganishe wenda ku musozo reka tuganishe ku musozo oya n'uyu nabanza tubwire ibintu agenderaho we tubwire ibintu ugenderaho hanyuma tuvuge muri makeya byo nabajije ku bijyanye impamvu urubyiruko rw'ubu ngubu nicyo kintu nakomeje kuganisha nyine dutinya kubera iki dutinya gukora mariage ngo ushakane n'umuntu mubana igihe kinini mwarakoze ubukwe urumva usanga benshi ingo z'iki gihe zibanye nyinshi ntago bakoze mariage abenshi nko kwijana ushobora gusanga nka 20 cyangwa 20 aribo bakoze mariage wowe bantu tubwire se wowe ugiye gukora mariage cyangwa se ugiye kuyikora niki kintu wagenderaho nyine kugira ngo umenye umuntu muzabana igihe kinini sibyo utazaregreta cyangwa se batazazamo bya bibazo byanyu nk'ibyo twahoreze tuvuga urabona kumenya nyine umuntu muzabana nyine biragoye kumenya umuntu nyine kumumenya wese biragoye cyane ahubwo nyine ikintu mbona ngiye nagenderaho ngiye guta umuntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose bike nabasha kubonesha amaso ni uburyo tubanyemo muri relationship nyine yacu ubwo buryo tubanyemo ni bwo bunyereka se tuzabana gute igihe muzamana kingana yego kuko ni kwa kundi umuntu ashobora nko gukora nk'akantu nk'agakosa kamwe ntubitindeho ukabica amaso ukavuga ibingi bizahinduka ntabwo ari ibintu bizahora wenda azahinduka n'iki akongera akagukosereza irindi rimwe ukabyirengagiza wenda nitubana bizahinduka nuko akiri umusore n'iki ka kantu uri kugenda utwikira urenzaho mushobora kuzajya mu rugo kagakura kukageso kagakura kandi nyamara wari ufite amahirwe yo kuba wagira ute wahindura cyangwa se ukabivamo hakiri kare ugafata undi yego ukabafata undi ariko ka kantu wagiye utwikira azahinduka nagera mu rugo ugasanga ka kageso karakuze muri make wowe icyo wagenderaho nuko wabona umuntu udafite akageso na kamwe oya ntago ingeso zibura ahubwo wa muntu ufite ingeso ubasha kwihangana aha thank you so much hanyuma muri makeya icyo urumvishe impamvu urubyiruko rw'iki gihe dutinya gushakana icya mbere numvishemo mbishyize hamwe numvishe ko bamwe baba bagifite irari sibyo irari sibyo amarari mu rubyiruko cyangwa se muri generation y'iki gihe sibyo niyo mpamvu ubu ngubu biri gutuma urubyiruko rw'iki gihe rudakora mariage cyane n'ubushobozi buke ikindi depression ibikomere
ikindi nyine mwumva nyine gituma urubyiruko dutinya kwiganana bugeze kubivugaho kwiganana icyanyuma si ubwo wenda cyaba ari ikihe kutanyurwa cyane cyane no muri make kugira ngo ufate decision yo guhita ukora mariage ni kunyurwa sibyo plutôt ko n'abantu erega mariage bazigize fan hari n'abakora mariage kujya nyine bakora ibirori inshuti zabo zibabona ndabesha business ni na business cyane ko afite imitungo myinshi naheze ariko leta yaradushoboye ishyiraho imisoro cyane ko yashyizeho n'imisoro bivuze ngo ngewe ninegura imitungo yanjye ababebi bose bazaba bari ku murongo nzahitamo nyine umuntu mbona ko nawe ugifite ka kabazo njyewe please abakobwa mwe ninegura njyewe zigengesera nzabikora neza n'abantu bazakurikirana bino bintu nkeka yuko abajene cyangwa abagabo bagomba kuba careful bagahiga ibyabo naho ibindi birizana kuvanga umukobwa ushaka no kumuzana cyangwa se afite n'ibyo afite tu ntago mvuze ko we wamuzana ari kuri zero sibyo ariko urumva nimba aje atari kuri zero abagukunda cyangwa se akurikiye ibyo ufite yes thank you so much kabisa thank you Emeline ikintu wamumenyeraho yes wageze ariko nubundi umuntu ugira umugore uba wabyizeho neza ngo uzashaka umugore iwanyu nawe ufite imitungo oya yikise umugore azashaka nagashaka ko ufite byinshi wazamugure kila kintu bro Emeline fatira umuhungu kabisa ubu mumenyereza kugira ngo ibyo zaba yabonye yes rero reka dufate umwanya dushimire abatumirwa bacu uyu munsi twari turi kumwe na Emeline Stylisque ari turi kumwe na Trezor thank you kabisa mugira icyo mwifuriza cyangwa se icyo mubwira abadukurikiranye aka kanya hanyuma dusoze ikiganiro cyacu nizere ko twongera kubatumira muzagaruka yes Coffee Wallet natwe turagushimiye yes imbere na mbere ariko urumva abantu bazatubwira nyuma yaho ibintu nyine n'ama ideas ko naga ari twebwe muri makeya nabo bashire muri comment uko babyumva niba hari icyo twibagiye yes nicyo nashakaga kuvuga na ndumva na Trezor yatubwire nawe ikintu cya icyo wabwira abadukurikiye aka kanya kugira dusoze ikiganiro se icyo bifuriza cyangwa se icyo ijambo muri makeya icyo mbifuriza bikundanye yes urakoze cyane Emeline I mean Trezor Emeline nawe tubwire abakunzi bakurikiye ikiganiro cya Big Mike TV we tugira icyo babwira muri make cyambe ndabashimiye kuba badukurikiranye bakurikiranye ibiganiro byacu ikindi niko nababwira ko gukunda biraryoha bazabigerageze byarakuryoheye yes ladies and gentlemen rero twari turi kumwe n'abatumirwa bacu b'uyu munsi nizere ko nimba ufite gahunda yo gushaka cyangwa se gukora mariage cyangwa se ukaba ufite besto boyfriend cyangwa se fiance ibi byose twabivugiyemo hano nizere ko hari inama cyangwa se ikintu gitoya nawe ukuyemo hanyuma nimba nawe hari icyo utekereza watubwira put the comment down there hanyuma turaza kumenya what's up ladies and gentlemen keep on this one TV yacu yitwa Big Mike stay tuned thank you so much yari Coffee Wallet thank you so much God bless you